mwongeye kwirirwa abakunzi ba radiyo televiziyo nuru ya Mashariki ivugira ku muyoboro wa YouTube. Tubazaniye cya kiganiro twita ngo ukumbuze, aho tubakumbuza ahantu heza hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Jyewe kuri mikoro nitwa Sentama, mbazaniye umushyitsi, ndi hamwe n'umushyitsi wacu umutumirwa, imvukira ya hariya, umuntu uhazi neza, uzi imisozi yaho, uzi inzira zaho, uzi abaturage baho, uzi imico yaho n'ibindi byose bijyanye naho akaba abizi. Reka ndatinze tumwakire. Bwana mutumirwa wacu, uraho neza? Muraho bwana munyamakuru Sentama. Muraho neza, murakomeye? Turaho, ni amahoro rwose, turikumva. Yego. Wasuhuza abatwumva bwana mutumirwa wacu, ukabasuhuza ukabibwira, noneho tugatangira ikiganiro cyacu. Murakoze cyane. Nitwa Rwego Rugororoka, abantu umwe mu baturage bavuka muri zone Rucuro, kolektivite ya Bwito nangwa se sheferi ya Bwito, muri groupema ya Bukombo, muri lokalite ya Karambi Kakiru. Aba rero nanjye ndi umuntu uvuka aho ngaho kandi wahabaye mu bihe bitandukanye, wanahavukiye, nkaba nzi amateka, akaba ari iwacu, kandi nkaba nkumbura abantu baho, ndetse mboneyeho kubasuhuza mpereye ku marokalite agize groupema yacu ya Bukombo. Ndavuga Bukombo, ndavuga Karambi Cyahemba mvukamo, ndavuga lokalite Kakiru, inshuti zanjye n'abavandimwe abo twiganye benshi, ndavuga lokalite Mashango, ndavuga lokalite Makomarehe, abo bose abo twaturanye n'abo twabanye, abo twahuriye mu mashuri, abo twakoranye mu murimo w'Imana mu itorero, abo bose mboneyeho kubasuhuza. Nubwo muri mu bihe bikomeye, ariko abatwumva mukomeze mukomere, kandi Imana ikomeze ibagirire neza, izagera igihe bitungana. Urakoze bwana Rugororoka. Turi hamwe kugira ngo tukumbuze abantu groupema ya Bukombo wari unayikomojeho, ariko abenshi buriya baba bazigoma, ni nayo dukunda guheraho tugira ngo tubayobore, tubageze neza aho tugiye kuganira. Tukaba tugiye kuganira rero kuri groupema ya Bukombo. Bukombo iherereye muri Rucuru, muri teritwari ya Rucuru, ariko nanone ngira ngo ikora kuri Masisi. Bwana mutumirwa wacu, ahangaha wadutembereza neza, utuvana i Goma, utujyana intambwe ku yindi, utugeze i Bukombo. Murakoze bwana Sentama. Mu by'ukuri uvuye hariya mu mujyi wa Goma, ariho biro bikuru byacu bya Nord Kivu, uhita umanuka uva i Goma mu mujyi, ukamanuka werekeza Ndosho, ugafata hepfo Sesereka, ukamanuka Rugunga, ukinjira parike, ukagera hepfo hariya za Kashingeshi, ukamanuka ukagera hariya bita mu Bambiro, ukamanuka ukinjira Isake. Wagera Isake ugasiga umuhanda werekeza Masisi, ariwo tuvuga werekeza Mushaki, harashamikiyeho ufashe Mushaki werekeza za Rubaya, hashamikiyeho n'ujya iriya za Nuza za Karuba, ndetse ukaba usize n'undi hepfo werekeza za Minova. Noneho ugakata iburyo muri centre, aho uca mu isoko ry'Isake, ukinjira Kimoka, ukarazamuka ukagera za Ruhonga, ukinjira ukagera za Gasura, ukazamuka aho bita Kabati, ugafata ikirorerwa aho bita hariya ku Nturo, ugakomeza ukamanuka Petit Masisi, ukagera hepfo aho bita mu Nganzo, ukagenda ukagera Rujebeshi, ukagera aho bita Inuza hariya Ikabaragasha kwa Mwami Burenda, ukamanuka ukagera i Burungu, ugasiga umuhanda ugeze aho bita Nyakabingo, usiga umuhanda ujya Monastere hari Mukoto ku batarapiste, ukamanuka hepfo rero aho bita Rugarama, winjira centre ya Gicanga. Iyo centre rero igezemo, iyo ugeze muri rompo ya Gicanga, usiga umuhanda werekeza i Mweso, ugakata iburyo bwawe hari rompo,
hariho n'icyapa cya Nyiramurisi, ukinjira ubwo uba winjiye muri zone Ruturu. Ya mujyi wa Gicanga ufashe muri zone ebyiri, hari Masisi, hariyo umuhanda munini uturutse Guma uba winjiriyemo, noneho wagera muri rompwe iyo ukase iburyo winjira intambwe zitarenze 30 ukaba winjiye muri zone Rucuro, ariko mu mujyi n'ubundi wa Gicanga. Ugakomeza ugera hirya ugasiga umuhanda uzamutse ukagera ugasiga umuhanda uzamutse aho bita werekeza za Bwiza, unyuze Kaveni ujya Bwiza ndetse winjiye n'Iruboga, ubundi ugafata umuhanda wundi w'ibumoso ukomeje werekeza aho bita Ikizimba. Bigeze rero Ikizimba n'undi hari undi muhanda uzamuka by'Iruboga ugakomeza n'undi ibumoso aho ugera ku mugezi hirya witwa Rukuru, noneho uba winjiye muri groupement ya Bukombo. Ariko kuva hariya muri rompo ya Gicanga iyo winjiye muri Rucuru uba winjiye muri groupement ya Bishusha, lokalite Kitsimba. Urakoze bwana mutumirwa wacu, reka turebe akantu gatoya. Hari ahantu wageze uvuga Nyiramurisi, abatwumva bashobora kwibaza Nyiramurisi ninde? Nyiramurisi rero ni ikimenyetso nangwa se ni igishushanyo bashyize hariya muri rompwe ya Gicanga cy'amateka, kiriho umubyeyi ufashe abana batatu, umwe ari ku ibumoso undi iburyo undi ari ku bitugu. Bisobanura ubumwe bw'amoko yari atuye hariya, ubwo harimo Umututsi, harimo Umuhunde, harimo Umuhutu cyane bari baturiye hariya, kandi bose bakaba bitwa bivuga yuko umwami nangwa umwamikazi yari umwami w'amoko yose. Ubwo rero aho ngaho nucyo twasobanura. Ubwo wakomeza nakomeza se bwana Sentama nangwa se hari ikindi wambaza? warutwinjije muri Bishusha, turakomeza nidusohoka Bishusha turinjira he? Ubwo rero dutambitse mu Ikizimba, ubwo turi muri lokalite Kizimba iwarirwa muri groupement ya Bishusha, duhita twinjira ku mugezi uri hirya hari plantation y'icyayi, tukinjira mu mugezi bita Rukuru, twambuka tuzamuka muri groupement ya Bukombo. Yego. Tukaba twinjiye muri lokalite ya Karambi Cahemba. Yego. Ibarirwa muri groupement ya Bukombo. Aho tugenda tukagera hirya aho bita Rubeha nangwa aho bitaga kuri Zunguruka, hari ikorose ikata iburyo yerekeza ahabarirwaga groupement nangwa ahabarirwa groupement, ibiro bya groupement aho bita Isisa. Aho ngaho rero ni kugera kuri uwo muhanda, bigeza aho Isisa kuri groupement uhasanga karope kariho umuhanda uciye ibumoso, ariwo umanuka winjira aho bita Ikarambi, nyine habaga ibiro bya lokalite, ukomeza ku kigo cy'amashuri cyahitwa Imumba, ucurika werekeza i Gatsiro aho ufashe umuhanda nanone werekeza i Nyanzare. Rero tukiri kuri iyo groupement ya Bukombo, ibiro by'Isisa, aho nanone niho iruhande rw'iburyo hashamikiye umuhanda werekeza noneho kuri paruwase ya Rirambizo, hari misiyoni ya Katolike, ndetse hakaba n'isoko rinini rya groupement ryahahirwagamo n'abantu baturutse mu marokalite yose. Bwana Sentama, none ikibazo cy'amatsiko aho ngaho, Birambizo nka paruwase iri muri groupement ya Bukombo? Iyo paruwase Birambizo ya Katolike ibarirwa muri groupement ya Bukombo. Hari ahantu hakomakomeye hariya havugwaga cyane, Bamboyo urayishyira he bwana mutumirwa? Ubundi dore ko hariya iriya groupement unjyanye mu kukwereka imbibi nangwa imiterere y'iriya groupement naho twahanaga imbibi. Bambo iri muri imwe muri groupement zigize collectivité yacu ya Bwito nangwa sheferi yacu ya Bwito. Bivuga ngo muri iriya groupement Bukombo nk'uko watangiye umbwira uti koze kuri zone Masisi, ni ukuri iyo ugeze i Gicanga iyo umanutse gato
hariya ubu ugenda ukikiye umugezi wa Mweso ari nawo ugabanya zone ya Rucuro na zone ya Masisi, ariko by'umwihariko ukaba uri kugenda ku nkengero ya Grupema ya Bukombo ifashe kuri zone ya Masisi. Ubwo ndavuga lokalite Karambi Cahemba niyo yuvuye Igicanga, iyo ugenda ukikiye iyo wambutse umugezi ugeze hepfo ari naho habanje kuba ibiro by'umwami Bashari, aho bita Ikiusha, habaga ikigezi gicucumuka, hari shite y'amazi acucumuka cyane ku rutare. Iyo ugeze aho ngaho hari icyambu kinjira muri Grupema kinjiriye muri lokalite Karambi Cahemba, wamanuka epfo ugiye werekeza za Muhongozi wenda kugera Imweso, naho hakaboneka ibindi byambu byinjira muri Grupema Bukombo muri lokalite noneho n'ubundi ya Karambi Cahemba. Wagera hepfo agana Imweso kuri paruwase ukaba uri gukikira imisozi ya Kanyangohe iri muri lokalite Katsiru, ariko Grupema n'ubundi ya Bukombo. Noneho tuzamukira rumbaje utese Bambo ivugwayo iherereye. Bambo rero ni indi Grupema ibangikanye ihanye urubibi na Grupema yacu ya Bukombo bihurira. Ni ukuvuga ngo iyo ugeze i Gatsiro ni ukuvuga ngo uzamukaho bita za Mushabagwe, harimo umuhanda uzamutsemo werekera Ibambo, ubu uri kugenda ugera mu mbibi zihana urubibi na Grupema ya Bukombo. Uba winjiye muri Bambo ari igenda izunguruka inyuma y'imisozi miremire bita za Makomarehe, icyo ni igice cya Bambo, ndetse ikagenda ituzunguruka igafata hariya za Rusekera hafi ya za Murimbi. Ubwo buri nanone ubugeze mu rubibi rwa Grupema ya Tongo na Bambo. Ni ukuvuga ngo Grupema ya Bukombo ihanye imbibi na Grupema ya Bishusha, igahana urubibi na Grupema ya Tongo, igahana urubibi na Grupema ya Bambo. N'utyo imbibi zacu zigiye zihura, ndetse kwa kundi mubwiye mu ruhande rw'Imweso tugahana urubibi nanone na zone Masisi. Hari ikindi kibazo ahandi hantu hakomeye, hari aho bita Irutiba, hari hazwi nka PRZ, habaga uruganda rw'icyayi, ho hari muri Grupema ya Bukombo cyangwa hari mu yindi Grupema? Ni ukuvuga ngo iriya bayitaga Pereza kera, yego, ngo ni Plantation Revere Ozaire, nyuma yaje guhinduka Zeteme, Zeteme, niba ari Jitene, ibintu nk'ibyo. yego. Hariya ni ukuvuga ngo uba winjiye mu yindi Grupema. Iriya Jitene ntabwo iri muri Grupema ya Bukombo. Duhana urubibi hariya i Gatsiro tugeze kuri iriya Plantation, yego. ariko Rutiba uvuze nayo yari Plantation nayo y'icyayi, yo iri muri Grupema yacu ya Bukombo. Naho Jitene yo uba ugeze muri Grupema yindi ya Kihono, yego. Hanyuma tubwire muri Grupema ya Bukombo ibikorwa bya buri munsi umuturage waho akora bimutunga ni ibihe? Muri iriya Grupema rero ni Grupema yari ifite ubukungu. Muri iriya Grupema yari ifite koperative yitwa Akodri. Iyo koperative yari iy'abaturage y'ubuhinzi bw'icyayi. Yego. Nubwo byagiye byangirika bitewe n'amateka n'intambara, ariko iriya Grupema, urumva Grupema yari irimo ubuhinzi bw'icyayi. Mu gihe cyatambutse abaturage bahinga icyayi bakagemura ku ruganda, wabonaga imodoka zaratambukaga zifata icyayi, abaturage bari bameze neza, bahembwa babona amafaranga akomoka ku cyayi. Kuri iyo ntuza koperative yitwa Akodri, ubwo buhinzi bw'icyayi bwari bushingiye hariya, urabona hari i Gatsira, aho bita Gatsira, n'ubundi urenze hariya Ikizimba, umanutsemo hepfo ni mu ntango neza neza ishaka kwegereza imisozi ya Cyahemba, hari ubuhinzi bw'icyayi. Ni ukuvuga ngo hariya bita za Mwumba hahingwaga icyayi, aho bita Nyamingondo
hahingwaga icyayi na hariya za Rutiba wavuze hose n'Inkumba hari icyayi. Ibyo rero byari ibikorwa by'ubukungu byazanaga iterambere. Ikindi hariya habaga ubuhinzi, na n'uyu munsi ni imisozi yera imbuto zose. Hari ubuhinzi bworozi, ni ukuvuga ngo hari intoki, hahingwa ibishyimbo, hagahingwa amasaka, hagahingwa imyumbati, imbuto zose zirahera. Hari ubukungu, hakaba amashyamba, imodoka zigapakiza imbaho, hari iterambere ku buryo mbese hakaba n'ubworozi bw'inka, hakaba ubworozi bw'amatungo magufi, ku buryo mbese ubukungu abaturage baho bari bameze neza, intambara zitarahangiriza n'ibibazo byagiye biza by'amacakubiri. Bwana umunyamakuru, tubwire noneho ubucuruzi nta bwari buhari se? Ubucuruzi bwari buhari hariya, ni ukuvuga ngo hariya ibukombo hafi ubwo haba hasigaje nka metero 300 nangwa wenda se kilometero kimwe kugira ngo nacyo ntabwo gishyika uvuye ku santere y'ubucuruzi yahari ibukombo kugira ngo ugere kuri paruwase iriya twavuze ya Birambizo ya Katolika. Hariya rero hari amaduka, hari abacuruzi benshi abitwaga ba Runangu, ubu benshi ubona bagicuruza bakiriho, bagiye bahunga bagatawanyika, bamwe bari za Goma, abandi njya mbabona igicanga, ariko hari centre commerciale ikomeye rwose ku buryo wabonaga imodoka zipakira zikageza ibicuruzwa aho mu yandi marokalite bakaza muri iyo centre, ku buryo hari iterambere hashyushye. Urumva ahantu hari paruwase ihegereye yegeranye n'isoko, hari ahantu hakomeye, hakaba na groupema, ibiro bya groupema. Urumva hari ahantu mbese hashyushye, hari ubukungu, hari ubucuruzi bwose, marishandize zose zarahakorerwaga. Bwana Sena, urakoze umutumirwa wacu. Reka dukomeze, tubwire ni bande batuye hariya muri iriya groupema bwana mutumirwa? hariya hantu ni groupema yahituwe cyane, usibye ko ubu intambara zambaguje kugeza ubu usanga abaturage, ubwo tugiye mu baturage bari bahatuye, usibye ko iyi minsi utamenya aho babarizwa kuko buri wese yagiye akiza amagara ye yerekeza aho yabonera agatekano. Ariko hariya nk'ibukombo hari abagabo bari bazwi cyane, abitwa ba Bikangwa, hari abitwa ba Runangu, hari abitwa ba Ruzinda nabo baracyana, hari abitwa bandagije ku Munini, hari hepfo manutse za Karambi bazwi mu mateka, babyanga nshaka n'ubu abana be baracyahari, hari abitwa ba Bwanakwere mu Gikingo abagabo bazwi, hari abatutsi bitwa ba Sebasaza, bari ba veterineri bazwi cyane muri Bwito, hari abantu bari batuye hariya mu Kanani, hari abitwa ba Rutiri, hari abagabo bari basobanutse bitwa ba Wizeyimana Gaburiyeri, bakoze n'imirimo myinshi muri za komite de base aho za Karambi. Na n'uyu munsi hari benshi nyine ubona bari igicanga, abandi bagiye bajya za Nyanza, abandi bari Mweso, abandi bake baracyariyo bitewe n'umutekano muke utamenya ngo ubu baba bari he, bitewe no kwihishahisha n'imibereho mibi. Ariko ubwo mvuze abaturage bari bahari ni benshi, bwacabuke n'amasaha akurenga, ariko ni benshi. Ubwo namanuka mu marokalite nkakubwira abantu, nkamanuka nkajya za Mashango, ngafata ba Mutute, ba Muhemeri, nkavuga bashe abakombo bo muri groupema yacu. Ubwo ndavuga nk'ubwami, mfashe umuryango w'abashefu de groupema babanje ba Shamumbo hangi, nkavuga umuryango w'abahombo aribo bari bafite groupema kugeza ubu, ba Kabonjo, ba Bahani. Ubwo ngeze iriya Amashango nyine iriya nakubwira bitwa ba Mutute, ba Muhemeri. Ni ukuvuga ngo hariya hari abantu benshi, usanga nyine bamwe barashaje, intambara zarabahitanye, hagiye haba abana babo, abuzukuru, bamwe bakiri bato, abandi bakabanyije, bari ahantu hatandukanye. Bwana munyamakuru, urakoze. ariko Kongo burya izwiho guturwa n'amoko menshi bwana mutumirwa wacu.
watubwira nk'amoko nk'angahe yari atuye hariya n'uburyo yari abanye? iriya grupema yacu yari ituwe n'amoko, twavuga amoko ageze kuri ane. Turavuga umuhutu, turavuga umututsi, turavuga umuhunde, turavuga abandandi bari bake, bo bari bakeya, ariko abantu twari duturanye cyane babarwa muri iriya grupema. Ubwo ndavuga n'abatwa nabo bari barimo bake, ariko mu by'ukuri iriya grupema yari ituwe n'abahutu benshi, yari ituwe n'abatutsi. Ubwo hariya za Muhanga hamwe na Paruwase, ugafata hariya hino za Kananira hari abatutsi, bamanuka i Karambi, abo bawizeye Imana bakoze mu makomite, hari abatutsi bari i Karambi. Wafata aho bita za Buhambira, hari abatutsi. Wafata muri iriya lokalite Karambi Cyahemba, hari abatutsi za Musheberi, kugeza muri ya misozi ya Gatsiro, inaniye Gatsiro, ndetse hari n'amapuranasiyo amwe y'abatutsi bari bahatuye. Noneho twafata abahunde hari Bukombo, ari nabo barabakutiye, nakubwiye bariya ba Gahombo, umuryango wa Gahombo n'ubu bagihari, hariya ba Mahonero, ba Kabonjo, abahani n'abandi. Noneho twamanuka twajya hepfo aho bita za Kanyangohe, hari insisiro ndende z'abahunde, aho bita hari abahunde b'abasaza bitwaga ba Siropo, hari abana babo babarirwa i Goma, hari abitwa ba Tahiyi, hari abitwa ba Mico. Ayo ni amoko yari aturiye hariya, bwana munyamakuru. Noneho abandandi nabo ugasanga ari bakeya, bari nk'igicanga hariya hafi nyine. Nabo hari abagiye baza bagakorera ubucuruzi muri grupema, ariko muri make abantu bari bahatuye ni abatutsi n'abahunde n'abahutu n'abatwa bakeya. Urakoze umutumirwa wacu, ariko bivugwa ko ubwo bari bahatuye ari amoko atandukanye, imibanire ngo yari myiza cyane. Bwana munyamakuru, imibanire yari myiza, aho mu nsengero, iyo twabaga turi mu nsengero twageragezaga gukoresha indimi zombi, Ikinyarwanda n'Igiswahili. Umubwiriza ababwiriza mu Kinyarwanda, undi agasobanura mu Giswahili, kugira ngo dufashe nangwa se twumvikanisha ikibwirizwa bitewe n'amoko ari mu rusengero atamenyereye Ikinyarwanda, nangwa se kumva buri ngingo y'Ikinyarwanda. Bigatuma dukoresha Igiswahili, kuko baba abapasitoro, baba mu ba chef de chorale, b'amakorale, twabaga tuvanze, haba mu maproje, mu kiganga, haba mu cyarimu. Ndibuka bwana munyamakuru, mu by'ukuri mu gihe twakinaga umupira twabaga dufite abatoza, harimo abahunde dukorana, ba antrenere, dukina umupira, ndetse tubanye neza, ndetse aho twanashingiranaga ugasanga umuhutu atunze umuhundekazi, ugasanga hari abatutsi bashakiye mu bahunde. Navuga no muri bariya Bakombo, abakobwa b'abatutsikazi benshi bari batunzwe n'abahunde hariya muri iriya grupema, ndetse no muri kutime no mu cyane mu bayobozi. Urumva rero iki ni ikimenyetso kigaragaza ko amoko yari abanye neza. None bwana mutumirwa wacu, ni iki cyaje kubidobya? Byaje kwicwa n'iki? Ikintu cyaje kubidobya ni ibintu byaje by'amashyaka y'ivangura, ariko ashamikiye ku ngengabitekerezo yagiye ituruka mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda. Kuko ibintu mbese byabaye nabi, byatangiye guhinduka. Kuko ndibuka turi mu mashuri twarasangiraga tukabana, ngo birazamuka kugeza muri za 90 nta kibazo, ariko bigeze muri za 91, 92 niho hatangiye umwuka mubi ugenda uturuka mu bintu by'amashyaka. Ndibuka haje ikintu cyitwa Shengehunde, njya kumva numva icyama cyitwa Magrivi. Ubwo haba haje ibyo bimaze kuza, baravuga bati amoko agomba kugira abareperezanta nangwa amakomite abahagarariye, bati n'abatutsi nabo nibashyiraho komite hajyaho umoja, ndetse
hatangira kuza ivangura ugasanga ibyo byamukobije niba ari icyama cya Shengehunde ntibumve yuko umuhutu yajya mu nama zabo. Icyo cyama cya Magrivi nacyo kije gitangira kuvangura, kandi hari hariho amakomite nayo yari yaje asa n'aho azanye impinduka ajyanye no kugira ngo abantu biteze imbere, bakore imihanda, bace ubusambo, bashyireho amasoko. Izo komite de base zabayeho, ndibuka n'abari baziyoboye bari barimo, nabo nabakubwira ibyo byagaragazaga ubumwe. Ndavuga muri izo komite de base mu by'ukuri hari harimo amoko yose, kuko nabonagamo abatutsi ba Wizeyimana, nkabonamo abahutu ba Bwanakweri bavuka mu Gikingo, nkabonamo abitwa ba Sharire Ngenzabo, mbese nkabona abahutu n'abatutsi bose nabo bose barimo, amoko yose arimo, ndetse hakabona za pacification abantu bose bahuje. Ariko ikintu cyaje kubisembura cyane nyuma uko imyaka yazamutse tugera muri za 92, iyo Magrivi yagiye igira ingufu, ariko ikaza ihindura. Ubundi yaje uvuga ko ari mutualité des agricultures de Virunga, mutualité des agriculteurs de Virunga yegamiye mu karere k'Ibirunga. Ariko iza kuzamo ibintu bimeze nk'amashyaka n'ivangura, kandi abahinzi borozi bakagombye amoko yose ahuriyemo. Bwana munyamakuru, yego, iryo vangura rero ryarakomeje bigeze hariya muri za 94. Ibintu niho byakomeye, intambara y'u Rwanda, igihugu cy'abaturanyi imaze gukomera, abo bita interahamwe binjiye muri ya rero byabaye ngombwa yuko bagenda bigisha, banyurira muri cya cyama cya Magrivi, kandi ari icyama cyabishyize hamwe b'abahinzi, babereka yuko abaturanyi babo, abo babonse ibere rimwe, abo bashyingiranye, abo basengeye hamwe, abo bakoranye imishinga, ababyirukanye, badakwiye kubana, ko hagomba kubaho ivangura. Abo bantu abitwa abatutsi bakagenda mu Rwanda, mu gihugu cyabo ko ariyo kavukire, ibintu biba bibi, amacakubiri aturukaho, umuhunde aravangurwa, umuhutu akiruka ku muhunde, birahindutse, umuhutu akiruka ku mututsi. Ubwo aba batutsi baranirengana, abahunde bava mu misozi bajya mu mihanda, bajya ku mihanda nangwa bibumbira hamwe. Amacakubiri naho yahereye, bwana munyamakuru. Birumvikana bwana umutumirwa wacu ko amacakubiri aho yahereye nta handi ni ku bita uyu munsi FDLR, bahoze ari interahamwe na XFR, bahunze 94, bahunze bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda, bajya kwikomereza muri Kongo ku bandi basa nabo bicaga mu Rwanda. Ibyo turabyumva. Noneho tubwire umuturage wa Bukombo, kwiga yiga te, hari mashuri ki, kwivuza yivuza te, bimeze bite? Bwana munyamakuru, mu by'ukuri ntubwiye nka iriya groupema nangwa se hariya nakubwiye hariya ibirambizo, buriya hari iriya paruwasi, ariko hari na hopitali. Iriya hopitali rero hari twe dufite hopitali ikomeye. Ndibuka abaganga bari barimo bameze nk'abadokiteri, harimo Mariko ndamuzi, ndibuka uwitwaga Vianney, musaza Mariko ndamuzi rwose. Ni abaganga bakoreye hariya, aho mu by'ukuri navuga nk'ababyeyi babaga baramutswe n'inda, mu by'ukuri twabahekeraga hariya. Uriya Mariko yari dogiteri rwose, ku buryo yababyazaga. Iyo byabaga bisabye operasiyo, hasabaga ko babatransfera imweso, ariko mu by'ukuri umugabane munini 80% bya bitaro byari bifite ubushobozi, aho ababyeyi babyaraga neza, hari ubuvuzi buteye imbere. Nyuma rero uko intambara zagiye zihasenya, kandi ubwo twabaga dufite iriya hopitale, hari n'amasantere de sante nk'iriya za Ngohoro, hari amaposte de sante hariya za Karambi, ku buryo ubuvuzi bwari butwegereye, ndetse na zone duhana umupaka ya Masisi ku kwinjira imweso naho byari hafi,
ku buryo mbese nta kibazo twari dufite cy'ubuzima. Ariko rero kuri iyi minsi ya none uko bimeze nk'ubu ibintu birababaje biteye n'agahinda, aho hariya hari igurupe yacu ya Bukombe yabaye indiri y'inyeshyamba za FDLR za CMC arizo wumva za Nyatura ndetse n'abamayimayi rimwe bakinjiramo nabo bakifatanya, ugasanga hariya hantu hopitale urumva abapadiri barahunze, abaganga barahunze, imiti barasahuye, ibitaro byarasenyutse, bajya mu maposte de sante, urumva nyine aho hopitale isenyuka amaposte de sante yafataga imiti ku mahopitale, dufashe nka za Karambi za Ngoro ugafata ari amasantere de sante ari Cyahemba, usanga harabaye amatongo. Kubona ubuvuzi ari ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye ku buryo mperutse kugera ahantu kuri santere de sante Cyahemba amasanga umuganga umwe yanzugurukije mu bitaro, usanga neza nta kintu kirimo, nta miti. Doko ndamubaza imiti ubi abaganga bivuza ngo tujya kugura uduti mu mafarumasi Gicanga, ubundi tukabohereza imweso, nyine ngo nta bushobozi aho nakamatera utakabona bitewe n'uko bakarajemo ibyo bisambo byasaho. Ni ikibazo gikomeye, ubuzima buhagaze nabi mu baturage ba grupema ya Bukombe, ni ikibazo gikomeye mbese kitoroshye. Iyo tugereye ku mashuri urumva niba abantu bose barahunze, niba abarimu barahunze, abadiregiteri bagahunga, kaburiya hariya twari dufite uburezi bukomeye, dufite abadiregiteri bagize amateka hariya, ndavuga bitwa Bandabereye, Semajeri, ndavuga ba Kanyabuzige, ndavuga ba Semakoma. Abo ni abantu bagize amateka batanga ubumenyi, aho abana bize hariya mu by'ukuri bamwe ari abadogiteri, abandi bagiye mu mahanga, abandi ari abantu bari mu nzego zikomeye. Ariko birababaje kugeza ubu aho ubona ubuvuzi bwagiye hasi bitewe n'intambara zahasenye. Ubwo tugiye kuri ibyo, niba amahopitali yarasenye, niba amashuri yarasenye, niba abadiregiteri n'abapurefe bose barahunze, n'abandi bakaba mu mabarundi aho biciye mu mibande, ni ukuvuga ngo ni ikibazo gikomeye, ubuzima buhagaze nabi. Bwana munyamakuru, amashuri uhazi meza, tubwire ku mashuri uhazi meza, amashuri umuntu yashoboraga kwigiraho yenda hataraba icyo kibazo, ku buryo wavuga uti ahangaha umuntu yahigira bikagenda neza, ari aya primaire ari aya segondere, ni ayahe? Mu by'ukuri hari ibirambizo, hari segondere na primaire nziza zubatswe za materiyo durable, ndavuga zubatswe neza, amatafari ahiye, zisakaye neza, hari ahantu hasobanutse, hari n'amashanyarazi, hari agasantarare kari hepfo ugana ushaka kwambuka wambuka hakurya mu bice bireba hakurya za Gashavu, hasi harimo agasantarare munsi ya paruwasi. Mu by'ukuri amashuri yari ameze neza, segondere na primaire, ari ahantu hari amasekisiyo yose ya pedagogi n'andi atandukanye. Noneho wamanuka wagera muri uyu muhanda nakubwiye, uvuye hariya Isisa werekeza i Gatsiro, wageraga ku mashuri afite batima nziza yo ku Babirigi, yubatswe ku gihe cy'Ababirigi, meza akomeye, aho bita Imumba. Hari ikigo cyiza cya primaire. Mu by'ukuri iyo wambuka gufashe za Musheberi basangaga amashuri ashyigikiwe ndetse n'abantu bakomeye bavuka b'abapadiri bahigiye, abo bita abakanyamuhanda, ku buryo babonaga hamaze gutera imbere. Hari amashuri meza yubatswe nka batima atari ay'ibyatsi, atari nyakatsi. Mu by'ukuri hariya twari dufite amashuri, hari Cyahemba hari primaire, za Kabugu hari primaire, hari za Kinyankuku hari primaire. Mbese ubwo urukumva utwo n'uturere twose amashuri yaranyanyagijemo, bwana munyamakuru, ku buryo nta kibazo cy'uburezi twari dufite. Ngaho tubwire noneho nk'umuntu utaherutse icyahamukumbuza ni iki? Ikintu cyiza uhazi gishobora kuhagukumbuza? Mu by'ukuri nubwo waba utaheruka ariko uhavuka, mu by'ukuri ntiwabura kuhakumbura, kuko iyo tugiye no mu mateka Abisiraheli babaye mu gihugu cy'ubunyage bari mu Giputa, ariko
bajyaga bafata igihe bakicara ngo ku migezi y'i Babuloni bagacuranga bari kwibuka iwabo w'umuntu. Rero mu bwana munyamakuru, uko haba harazambye hose, ukumbura imigezi yaho, ugakumbura imisozi yaho, ugakumbura umwuka waho, ndetse ugakumbura n'abahatuye bo mwabanye n'ababakomokaho. Mu by'ukuri uyu munsi hari umutekano muke bitewe n'inyeshyamba zakomeje kwizimba. Ubu ngubu za Gicanga ziragenda, za Mweso zikagenda, za Nyanzare zikagenda, mu bice bya za Tongo, za Murimbi hameze neza, za Bwiza wamanuka wagenda ukagera za Kanyabayonga, ukagera za Kayina, za Kirumba, ibintu bimeze neza. Wareba za Ruturo bimeze neza, ariko wafata buriya buso bw'iriya gurupe ariya marokarite uko nyakubwiye ari 5. Ni ukuvuga ngo harimo ikibazo gikomeye kuko inyeshyamba zahagize indiri, wagira ngo niyo baze ariyeri zaho. Niyo mpamvu abaturage batabona uko bahunguka, niyo mpamvu abaturage n'uri mu mibande nta mutekano afite, baramuniga. Icyo nakumbuza abantu babo nuko ari igihugu cyacu, nuko ari imisozi myiza, n'ubutaka bwera, hari intoki, waharagira inka, wahinga imbuto zose nk'uko nazirondoye. Rero nta mpamvu yatuma tutahakumbura, ahubwo twasenga Imana tugasaba n'abafite mu nshingano kugira ngo twese duhuze ibitekerezo, turebe ukuntu twashaka umutekano, dushyira imbaraga hamwe, haboneke umutekano, naho hagendwe hatekane, ibikorwa remezo bigaruke, amashuri abana bongere bige, ibitaro byongere bikore, insengero abakristo bongere basenge, abantu basabane, abantu baturange, bakora amashyirahamwe, bahinge kijyambere, borore kijyambere. Nakumbuza abantu bahavuka kugira ngo be kuhatera umugongo nangwa ngo bahibagire, ahubwo bagumye kuzirikana ibyiza byaho babonye, kuko bahakuriye bakaharererwa, bakamenya ibyiza byaho, n'ubundi bongere babikumbure kugira ngo babiharanire, kugira ngo turebe ko hakongera hagatera imbere, tugasubira mu buzima bwari busanzwe bwana munyamakuru. Urakoze umutumirwa wacu, ariko ngira ngo hariya hafashwe na AFCM 23 gusa. Ikibazo cyaba gihari nuko bariya bita ba CMC Nyatura n'abandi na FDLR baba bakuramo imyenda ya gisirikare, ahubwo bakiyoberanya mu baturage bwana mutumirwa, noneho bakaba baca muri humye AFCM 23 bakagira uwo bagirira nabi. Ngira ngo ikibazo gihari nicyo ngicyo. Ikibazo wakimenye nicyo uganiye n'abaturage, ikibazo mu cyo kimeze. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri uko bashakiye abandi umutekano, n'ubundi Imana ikomeze ibashoboze hariya hantu bashyiremo imbaraga, nubwo kiriya kibazo giteye kuriya, ariko ariyo mpamvu mpamagarira abantu bavuka muri iriya grupema kugira ngo ariya moko yari ahatuye. Ubwo ndavuga umututsi, ndavuga umuhunde, ndavuga umuhutu, n'undi mundandi nabo wahagendaga nangwa akahakorera afitemo n'inshuti yadutera inkunga, kugira ngo dufatanye kureba bariya abantu nubwo bari kwihishahisha mu ntoki icyama cya FC na M23 bakoreshe imbaraga, ariko n'abaturage batange umusanzu wo kugira ngo bariya abantu bari kuhazambaguza bahuje umutekano, imbaraga zijye hamwe, turebe yuko bariya abantu bavamo, ubuzima bugakomeza, abantu bakatera imbere bakaruhuka ibibazo bihari by'umutekano muke bwana munyamakuru. Urakoze umutumirwa wacu. Ese nk'ubu waguha umwanya ati suhuza unatubwire nk'abantu nka 3 waba wibuka bahariya, nubwo wabavuza benshi, yenda reka tureka abasanzwe ariko twivugire nk'abarimu 3, wenda wavuze nk'umwe wa segondere, aba primaire nka 2, abo wibuka bazwi cyane hariya. Ubu muri umwanya wavuga nk'abandi? Mu by'ukuri navuga nka directeur baruyoboye ikigo cyo muri karere muri lokalite Karandi Cyahemba twa Kanimba. Navuga abari batuyoboye hariya ba chef de groupement bacu, Kabonjo Kahombo yarapfuye ariko afite umuhungu we. Nkavuga wari chef de localité witwa Mahonero, nawe wabaye impirimbanyi muri kariya gace. Navuga bwana munyamakuru abakuru b'amadini twakoranye bariyo, navuga abarevera pasiteri bazashonyi bitwa ba Semajangwe,
navuga abarevera pasiteri b'Ibukombo bitwa ba Gakuru bayoboye ayo matorero y'Imana, abo bose nabasuhuza, n'abandi benshi navuze bagiye batatanira mu duce dutandukanye bazi aho baherereye bose. Mbese muri rusange abaturage bose muri kariya karere ndabakumbuye kandi ndabakunda, nta nubwo narobanura, nta nubwo nashobora kubavuga amazina bose, ahubwo muri rusange abavukira bo muri iriya grupema yose mvuze ariya marokarite yacu ko ari 5 bose ndabakumbuye kandi bose ndahaye intashyo amoko yose aturiye iriya grupema yacu. Urakoze bwana umutumirwa wacu, turimo turagana ku musozo. Urakoze, buriya nabo barakumva cyangwa bazanakumva kuko iki kiganiro kigumaho. Ushobora kukumva yakuzabwira n'undi akamubwira iby'iki kiganiro kivuga kuri grupema ya Bukombo. Ndizera neza ko ibyo babwira bibageraho none cyangwa ejo byabageraho. Tukaba rero tugeze ku musozo, turimo turasoza, ngira ngo nguhe umwanya usezere ku batwumva, tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Murakoze bwana munyamakuru, ndasezera ku batwumva bose, baba abaturiye mu grupema duhana imbibi, ubwo ndavuga ko bose twarabanye kandi twarahahiranaga tukanasabana. Ndavuga abaturage b'Ibambo, ndavuga mu baturage ba Tongo, ubwo ni grupema Bambu, grupema Tongo, grupema Bishusha, ndavuga muri grupema Kihondo, ndetse nkavuga n'abaturanyi bacu ba zone Masisi, ubwo ndavuga guhera Igicanga umanuka ukagera Imweso. Abo bose ni abaturanyi twasangiye akabisi n'agahiye, twabanye noneho by'umwihariko mu marokarite yacu Bukombo, Karambi, Cyahemba, Katsiru, Mashango, Makomarehe. Abo bose barumwo, baba baratataniye mu mijyi itandukanye, abakihumeka, abandi baba bakirimo ndani bihishahisha, bafite umutekano muke, ndabaha pole kandi mbasuhuza, mbifuriza ishya n'ihirwe ryo kugira ngo ejo hazaza hazabe heza. Nta mvura idahita, ibiri kuhabera ejo bizaba ari byiza. Nkaba mpumuriza, ntanga ubutumwa bw'ihumure, nihanganisha, nasuhuza abo tudaherukana bo muri iyo grupema yacu kugira ngo bakomere, bihangane kandi basenge Imana, kandi n'ubusanzwe bashobora kuba bafite ibitekerezo bajye bawutanga, bigisha bagenzi babo abo bashoboye kugeraho, kugira ngo bahindure imyumvire, bumve yuko hatari ugushyira hamwe, hatari ukubana kw'amoko, nta terambere. Kuko Umututsi azazana inka yorore, Umututsi azazana umwuga afite, Umuhutu azazana umushinga afite, Umuhunde azana umushinga afite. Iryo ni ryo terambere ry'akarere. N'umundi uzahashora imari, n'undi munyamahanga n'umuhavu waza. Nabonaga kera haza n'abashi baza gutembezamo ibintu n'ubucuruzi, bose twuzuzanye, baba abanyahungo, baba abahavu, byose byadufasha duharanira amahoro. Udafite amahoro ntacyo yageraho, udafite amahoro ntayatekereza neza. Twese icyo mbifuriza no kugira ngo Imana idushakire amahoro kandi ifashe n'abari gushaka umutekano, kugira ngo turebe yuko abakongomani twese twaratahiriza umugozi umwe, nta vangura, niho tuzubaka igihugu gifite iterambere nk'uko ibindi bihugu bidukikije nabyo byateye imbere. Murakoze bwana munyamakuru. Urakoze umutumirwa wacu. Dusubire inyuma gato, hariya waruvuze gusubiranamo, ntabwo ari ugusubiranamo, ahubwo igice kimwe cy'abanyarwanda cyakoreye ikindi jenoside gishyigikiwe na leta yari iriho, nuko nguko bimeze. Bwana umutumirwa wacu rero turagushimiye kuba witabiriye ubutumire bwacu, ugire umugoroba mwiza, nakagaruka. Bakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki, turabashimiye rero aho mukurikira iki kiganiro ngukumbuze. Twari twanyarukiye muri teritwari ya Rucuru. Umutumirwa wacu yavugaga zone, iyo yavuze zone ni mu nyito ya kera, ubu ngubu bavuga teritware. Twari twanyarukiye muri teritwari ya Rucuru rero, hariya igice cya Rucuru kihana imbibi na teritwari ya Masisi ahitwa Bukombo, muri grupema Bukombo niho twaganiraga. Uyu ni umuntu waho. Turabashimiye rero kuba mukurikirana ibiganiro byacu. Twongere kubibutsa ko abashya batarakanda subscribe
mwakanda subscribe kandi mukaduha n'ibitekerezo byanyu ahanditse comments mukabitwoherereza kugira ngo turusheho kunoza ibyo tubakorera. Umugoroba mwiza rero, mwari kumwe na Sentama wo kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki.